Bakunzi ba Horaho Life Rwanda, inshuti zacu turabasubije aho muherereye hose mu mpande z'isi, mu bihugu byose no ku migabane yose muherereyemo. Tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku byo umubiri wacu ukeneye kandi iyo ubibuze ugira ibibazo cyane. Uyu munsi tugiye kubabwira ku ntungamubiri ntoya yitwa zinc. Zinc ni umunyungugu cyangwa mineral mugiye kuri tableau periodique wabona zinc. Zinc rero ikaba ari imwe muri element nutritive cyangwa se trace element. Trace element ni bimwe mu bintu umubiri ukeneye ku kigero gito cyane, ariko kukibura byateza akaga gakomeye ku mubiri wacu. Zinc rero ikora iki? Zinc ni umwe mu myunyungugu y'ingenzi cyane, dore yuko ifasha umubiri kongera imbaraga, cyo bita physical performance and energy level. Physical performance ni imbaraga z'umubiri, imbaraga tuba dufite kugira ngo buriya tudafite imbaraga, tudafite energy level runaka, no kuvuga ntabwo nabishobora. Kugira ngo umuntu agire icyo akora, amaserire y'umubiri agira icyo akora, niko aba yabonye energy, aba yabonye ingufu. Ingufu rero ni kimwe mu bintu by'ingenzi twese twiga guhera mu myaka ya primaire, bakwigishaga intungamubiri umubiri ukeneye, amaproteine cyangwa se ibyubaka umubiri, ibiterambaraga, ibirinda ndwara, imyunyungugu, amavitamine, amazi. Ibyo bakakubwira ko ari byiza, bakakubwira naho bituruka. Zinc rero nayo ni imwe mu munyungugu ukomeye umubiri wacu ukeneye, ufite imimaro myinshi. Umumaro wa mbere ukaba ari uko ifasha umubiri kongera imbaraga ziri physique cyangwa imbaraga z'umubiri, bigatuma kandi byongera ingufu umubiri ukeneye. Zinc ifite umumaro ukomeye mu gutuma habaho gukorwa kw'amaproteine cyangwa se kwa byubaka umubiri, kandi igafasha umubiri gukora amaraso, insoro zitukura n'insoro z'umweru, ibyo bita abasirikare b'umubiri, yewe n'amaraso umubiri ukeneye. Zinc igira umumaro ukomeye mu gufasha umubiri gukora ibyo bita metalloprotease. Metalloprotease n'ama nucleic acid ni ibintu by'ingenzi umubiri uheraho wikora cyangwa wirema, kwa kundi umwana aremwa mu nda ya nyina. Bituruka ku mikorere itandukanye y'umubiri, bituruka ku ntungamubiri zitandukanye, bituruka kuri ibi ngibi biri chromosomiyale n'amaproteine. Buri umuntu agizwe n'igice kinini cya proteine, ibice by'umubiri byinshi bikozwe n'amaproteine. Rero aya manzime, amametaprotease, ama nucleic acid bikorwa cyane zinc bigizemo uruhare, ibaye catalyzer, ibaye catalyzer, ibaye nk'umusemburo utuma bikorwa. Zinc rero ikagira umumaro ukomeye mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, cyane mu kuwufasha gukira nk'ibisebe. Hari ukuntu abantu barwara udusebe dutandukanye, kwiruma, igisebe ikintu kikagukata, igisebe ugakomereka, ugakora accident se. Iriya cicatrisation gukira kuriya, iriya healing process, kugira ngo ikorwe yihuse bisaba umubiri kuba ufite intungamubiri za zinc zihagije. Ikindi cy'akarusho rero niko zinc ifite umumaro ukomeye mu gushyigikira imikorere myiza y'imyanya ndangagitsina mu bijyanye n'uburumbuke ku bitsina byombi, ku bagabo no ku bagore. It support reproductive system for men, of women, and help with infertility. Zinc irinda ubugumba. Zinc rero ni intungamubiri nziza cyane, ni intungamubiri zikenerwa n'abantu bose. Zinc muri Horaho Life Rwanda uhabona zinc iri naturel, mwimerere, ikomoka ku bimera. Zinc rero ikenewe n'abandi. Zinc ni imwe muri product zikenewe n'abantu cyane bagira ibyago byo kuba bayibura, icyo twakwita people with insufficient daily intake of zinc. Ni ukuvuga ngo bafata zinc nkeya mu mafunguro yabo. Twavugamo abantu birira imboga, aba vegetarian cyangwa birira ibikomoka ku bimera gusa, bakaba babura zinc mu byo kurya byabo. Zinc kandi iba nziza ku bantu bose, ariko by'umwihariko ikaba nziza ku byiciro byose by'ubuzima, cyane ikaba ikenewe by'umwihariko ku bantu bafite ibibazo byo mwigogora, abantu barwara igifu, abantu barwara ibibazo byo kugira acide nyinshi mu gifu, bakenera gukoresha zinc, bakenera kubona zinc ihagije
mu mubiri wabo bakeneye kuyirya kuko zinc ifasha umubiri gukira vuba ibisebe, gusicatriza ulcers n'ibindi bisebe bitandukanye bigakira vuba. Ikaba nziza kandi nanone ku bantu bahora ku miti cyangwa bafata imiti igihe kirekire, zinc barayikeneye cyane. Zinc kandi ni nziza cyane, ikenewe n'abantu banywa itabi n'abantu banywa inzoga nyinshi. Zinc ifasha umubiri kongera kwiyubaka, kongera gukiza ahantu haba hagiye hangirika, kongera guha imbaraga umubiri n'uturemangingo tw'umubiri kugira ngo tubashe gukora neza. Niyo mpamvu abantu banywa itabi n'abantu banywa inzoga, kunywa zinc cyangwa kurya zinc ni ibintu by'ingenzi. Ikaba nziza ku ba vegetarian cyangwa abantu birira ibikomoka ku bimera gusa. Hari abantu batajya barya inyama, batanywa amata, bakirira ibikomoka ku bimera gusa. Abo bantu bakeneye supplement ya zinc. Zinc kandi ni nziza, inakenewe ku badamu bari gufata imiti iringaniza urubyaro, hormonal and birth control pills, cyangwa se abakoresha icyo bita hormonal replacement therapy. Abantu bose bakoresha, abadamu bose bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, gukoresha zinc ni ingenzi cyane kugira ngo birinde umubiri wabo gusaza no kwangirika. Ikindi ni nziza ku batlete, aba sportif bakenera zinc kugira ngo bagumye bari physically active. Abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba basket, abakinnyi ba volleyball, abakinnyi ba handball, abantu bakora imyitozo ngororamubiri, gym, abantu bakora swimming, abantu bakora ubwoko bwose bwa siporo. Noneho bigeze kuba athletes, abantu bari mu marushanwa n'ibindi, ugomba gufata zinc ku kigero gihagije kugira ngo umubiri ugumane physical performance cyangwa se ugume uri physical active. Abana childrens bakenera zinc kugira ngo imibiri yabo ikure neza, binatume bashobora gukura mu buryo bwose, mu gihagararo, mu bwenge no mu bijyanye no kwibaka kw'imyororokere cyangwa kw'inzira n'imyanya y'imyororokere yabo. Zinc rero niki wayimenya? Iyi zinc tuvuga ni critical element ku buzima bw'umuntu. Ku buzima bw'umuntu ni imwe muri element cyangwa se ni kimwe mu bintu bikenewe cyane, kuko umubiri iyo ukibuze habaho ibibazo byinshi. Niyo habura quantité ntoya ikagabanukaho gake, bitera ibyago bikomeye. Nk'uko umushakashatsi yagiye abivuga, zinc ni ingenzi cyane ku bice byose by'umubiri, cyane cyane ku byo bita amaserire n'amatissu y'umubiri, kugira ngo ubashe gukora neza, cyane cyane habashwe kubaho icyo bita division cellulaire, uburyo uturemangingo tubyara cyangwa se tubaho. Iyo zinc idahagije ntago division cellulaire ikorwa neza. Ikindi niko ari antioxidant ikomeye, no bango nimwe muri element cyangwa ni kimwe mu ntungamubiri zifite ubushobozi bwo gukuraho imyanda y'ama free radicals. Ni imyanda yangiza amaserire cyane, ikaba yatuma dusaza, ikaba yatuma turwara indwara zikomeye zirimo n'amakanseri. Rero gukoresha zinc bigira umumaro ukomeye cyane mu kwirinda kanseri zitandukanye, nka kanseri y'ibere, kanseri ya prostate n'izindi. Zinc rero ifite umumaro ukomeye cyane mu kuba ifasha umubiri w'umuntu kuringaniza no gukora neza kw'imisemburo itandukanye, ikanafasha umubiri kugumana imisemburo ikora neza. Zinc rero ni ingenzi cyane. Mumaze kumva ibyo ngibyo biyigize, kuyibura ku kigero gito gusa bitera akaga gakomeye ku mubiri wacu, kubera yuko bwa mbere uturemangingo tw'umubiri ntabwo dushobora kubasha kwirenovera, gukura, kwiyongera mu buryo bwiza. Hatangira kubaho uburyo bubi bw'imikorere cyangwa bwa division cellulaire, bikaba byatera ibibazo twari tumaze kubabwira birimo nk'amakanseri atandukanye. Rero iyo tubuze zinc habiki, nkuko nabimaze kubibabwira, iyo zinc ibuze ku bagabo cyangwa se ku bagore bishobora guteza ubugumba. Ubugumba rero buturutse ku kugabanuka no kubura ku ubushake bwo kubaka urugo, ubushake bwo guhuza ibitsina ku bagabo n'abagore. Ubwo bushake twise cyangwa bwitwa libido buragabanuka cyane kubera kugabanuka kw'imyunyungugu ya zinc mu mubiri wacu. Iyo zinc rero ibuze biteza nanone akaga gakomeye, kuko bituma umubiri ugira icyo bita stress, umuntu acika intege, akagira umuhangayiko n'umujagararo ukomeye cyane, bikajyana ku gusaza imburagihe. Buri abantu benshi bashobora kubura zinc, agatangira kubona yarabuze ubushake bwo kubaka urugo, bwanaza bukaza ari bukeya n'ibindi, kubera kugabanuka
kwizi ntungamubiri kw'imyunyungugu ya zinc. Umuntu agatangira gusaza imburagihe ku myaka 30, ukajya ubona umuntu yagira ngo afite imyaka 50, ku myaka 50 ukagira ngo afite imyaka 80. No kubera kugabanuka kwa zimwe mu ntungamubiri cyangwa se bimwe mu bibazo bishobora kugirana isano no kugabanuka k'uyu munyungugu cyangwa se kwizi ntungamubiri za zinc mu mubiri wacu. Rero tugomba kuba maso kuko kugabanuka kwa zinc by'akanya gato cyangwa se ku kigero runaka mu mubiri wacu biteza ibibazo bikomeye ku mubiri wa muntu, ku bagabo no ku bagore, birimo no kugira ubugumba cyangwa se kubura urubyaro. Zinc rero kugabanuka kwayo ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko niyo bibaye ku bana bashobora gukura nabi, umwana akajya yigunga, akabura apeti, akabura morale, bityo bigatuma umwana adakura neza, bikaba byanatuma abura imbaraga ziri fizike. Ukajya ubona umwana nta rubaraga, nta morale, ntashaka gukina n'abandi, kurya nta peti. Ahangaha uwo mwana ashobora kuba abura zimwe muri izi ntungamubiri z'ingenzi ku buzima n'imikorere myiza y'imisemburo y'umubiri wacu. Kugabanuka rero cyangwa kubura kwa zinc ikaba nke mu mubiri wacu biteza ibyago bikomeye cyane mu bihugu byose, yaba ari mu bihugu biteye imbere no mu bihugu biri mu nzira y'abajyambere. Abaturage babo bashobora kugira iki kibazo cyo kugabanuka kwa zinc kubera imirire, kubera imikorere y'imibiri y'abantu bitewe n'ikibazo runaka. Iyo zinc rero igabanutse biteza kariya kaga gakomeye ku bantu bose, ku mwana, ku muntu mukuru, ku mugabo, ku mugore. Iyo habaye kugabanuka kwa zinc ku kigero kiri abnormal biteza akaga gakomeye. Rero kugabanuka kwa zinc kandi bituma habaho gutakaza uburyohe. Iyo umubiri wabuze zinc ku kigero kinini biteza ibyago byo kubura uburyohe ku rurimi. Ibyo uri ukumva ntibiryoshye, ukabura taste, cyane cyane ukumva ibintu bimeze nk'ibitarimo umunyu cyangwa se ibintu ntibiryohereye. No banga iyo uriye ibiryohereye cyangwa ukarya ibifite umunyu ntabwo ubyumva iyo umubiri wawe watakaje izi ntungamubiri za zinc cyangwa iyo uzikeneye ukaba warazibuze. Rero biteza nabyo ibyago, bishobora kujyana ku bibazo birimo diare. Kugabanuka kwa zinc mu mubiri bishobora kujyana ku burwayi bwa diare, kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri, ndetse bishobora gutera umunaniro uhoraho chronic fatigue, bigatera infertilité, bigatera kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, bigatera gutakaza memoire cyangwa se gutakaza concentration, uburyo bwo gufata mu mutwe, ugatangira kugira akavuyo, utangira kujya wibagirwa vuba vuba, ukabura focus ku buryo iyo wiga wumva nyine utari focused, wumva bitajyamo, kumva ntufite concentration. Ikindi bigenda byongera ibindi bimenyetso n'ibyago bitandukanye, nk'iyo ugize ikibazo cyo gukomereka, ibisebe bitinda gukira. Kubura zinc bituma imyakura, icyo twita nerve, imyakura habaho ikibazo cyo gukora nabi kw'imyakura, icyo bita nerve dysfunction. Nerve dysfunction ni ikibazo gikomeye cyane, kuko imyakura ni ituma twumva, ni ituma ibice by'umubiri bikora neza. Mu gihe rero imyakura ifite ikibazo, utangira kugira ibibazo bitandukanye, birimo nko gutangira kumva ubuduhira mu matwi, injereri, kumva nabi, kumva utuntu tuduhira. Ni kimwe mu bibazo bihangayikisha abantu. Hari umuntu uri ahangaha akaba dukurikiye, akaba yumva nko mu matwi ye yumvamo utuntu tuduhira twaramuzengereje. Akenshi duteza umutwe, duteza umuntu kumva ari perturbé cyangwa se ahangayitse cyane, kubera ko ntabwo abona umwanya wo gutuza. Iyo mu matwi ibintu bitameze neza, harimo nko kuduhira nyine, kuko kwizonjerere cyangwa utuntu tuduhira tw'utujwi bitera ibyago byinshi, bitera ibyago byo kumva uguwe nabi, kurwara umutwe, guhangayika, kusinzira nabi, stress n'ibindi. Iyo abagabo rero nabo babuze zinc bigira ingaruka ku bijyanye n'imyororokere cyangwa n'ubuzima bw'imyororokere, dore yuko zinc ni critical mineral, ni umunyungugu w'ingenzi cyane ufasha mu gutuma umubiri ubasha gukora testosterone no kuyiringaniza ku kigero cyiza. Rero iyo habayeho kugabanuka kwa zinc biteza ibyago bikomeye byo kuba umugabo yarwara indwara za prostate inshuro 10 kurusha undi mugabo usanzwe. Nuvuga ngo kugabanuka kwa zinc bijyana ku byago ku bagabo kuba barwara indwara ya prostate n'izindi ndwara zibasira uturemangingo tw'umubiri wabo, bityo bigatuma abagabo bacika intege. Zinc rero yigabanutse ku mugabo biteza ibyago byo kugabanuka k'umusemburo wa testosterone,
bityo bikagira ingaruka ku bijyanye n'ubushake n'imbaraga n'ubushobozi bwo kubyara cyangwa se bwo kororoka. Bityo rero bijyana umugabo kuri risike zikomeye zirimo no kurwara nka kanseri ya prostate kubera kugabanuka kwa zinc gusa. Bikaba byatera kanseri ya prostate, bigatera infertilité, ubugumba. Kugabanuka rero kwa zinc bigateza ibibazo bikomeye cyane byo kugabanuka gukomeye k'ubushake n'ibyiyumvo bya kigabo. Ku bagore nabo kugabanuka kwa zinc ni ikibazo gikomeye cyane kuko bijyana ku byago by'uko imirantanga yabo idashobora gukuza amaovule, idashobora gukuza amagi, bityo bikaba byajyana ku bibazo bikomeye cyane byo kubura urubyaro, byo kudasama kubera yuko ovulation ye y'umudamu iba yabaye futi cyangwa ntabwo iba yageze kuri maturité kubera kugabanuka kwa zinc, ntabwo ovule ze zikura. Zinc rero ni ingenzi cyane, rero ibyo bikaba byajyana kugumba ku bagore. Kugabanuka cyangwa se kutabona zinc ihagije ku bagore bituma imisemburo yabo cyane cyane umusemburo wa oestrogene na progesterone biba deficiency cyangwa biba insuffisant, no kuvuga ngo bituma iyo misemburo iba mikeya, bikajyana ku byago by'ubugumba ku badamu. Iyo zinc ibaye nkeya kandi biteza ikibazo cyo kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri. Kugabanuka kwa zinc bigira ingaruka zikomeye cyane ku budahangarwa bw'umubiri wacu, dore yuko zinc igira uruhare rukomeye mu gukorwa kw'amaserire bita T cells. Iyi mikorere ya cells za T cells cyangwa se serire T zifasha mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, byongera iyo yagabanutse byongera ibyago byo kuba umubiri wakwibasirwa n'indwara zirimo indwara z'amavirus, indwara z'amabakteri, indwara ziteza ibibazo bikomeye bitandukanye ku mubiri wacu bitangira kugenda byiyongera kuko ubudahangarwa buba bwabaye bukeya, umubiri ukagenda wangirika ugasaza. Abantu rero bafite ibyago byo kubura zinc ntabwo ari abantu gusa batarya neza cyangwa batabona intungamubiri zihagije. Oya, ubushakashatsi bwerekanye yuko zinc ishobora kugabanuka mu mirire cyangwa no mu buryo umubiri uyabsorba, akaba ari nayo mpamvu abantu bayikeneye mu buryo buri supplémentaire. Niyo mpamvu muri Horaho Life Rwanda zinc ni imwe muri elements cyangwa ni zimwe muri product z'ingenzi zifasha abantu guhangana na biriya bibazo bitandukanye twababwiraga, kuko ni ikintu gishobora kugabanuka ntibipfe guhita bimenyekana ko icyo ufite, icyo wagizemo ikibazo ari ukugabanuka kw'izi ntungamubiri, kandi umubiri uzikeneye ku kigero gikwiye. Ntabwo ukeneye nyinshi cyane ariko ukeneye kuzibona nibura miligrama 4 kugeza ku 1000 umubiri uba uzikeneye daily. Zinc rero ni ingenzi cyane. Abantu bafite ibyago byo kubura zinc bafite ibyago bikomeye cyane mu kugira ama inflammation. Inflammation ni kwa kundi wumva ahantu hari umuriro, hashyushye, warwaye, wacitse intege, kubera yuko zinc ishyigikira T cells, tuma umubiri ukora serire ziwurinda cyangwa se tuma umubiri ukora abasirikare. Ubwirinzi rero bukongera ubushobozi bw'ubwirinzi bw'umubiri muri rusange, kandi zinc igafasha gukora neza kw'amaserire. Twabibonye yuko ifasha mu cyo bita division cellulaire, nabyita no kwidiviza, kwicamo kabiri kw'amaserire mu rwego rwo gukora cyangwa rwo gukora amaserire mashyashya, renouvelation cyangwa renew of cells. Rero zinc ibigiramo uruhare rukomeye, kandi kugira ngo umubiri ubeho, kugira ngo umuntu akure, kugira ngo umuntu abe mwiza, kugira ngo umuntu adasaza imburagihe, niko uturemangingo twe tw'umubiri tugumana ubushobozi bwo kwidiviza mu buryo buri normal. Iyo zinc ibaye nkeya cyangwa se iyo ntayo mu mubiri yidahagije, habaho abnormal division, habaho kwigabanya nabi kw'amaserire, bikaba habamo kwigabanya mu buryo bw'akavuyo, ari nabyo bijyana ku byago by'amakanseri, kanseri ya prostate, kanseri y'ibere, kanseri y'amara, kanseri y'amaraso, kanseri yo mu bihaha, kanseri z'ubwonko, amakanseri atandukanye. Amenshi aturuka mu mikorere mibi y'umubiri, kubera ko umubiri wabuze zimwe mu ntungamubiri, kubera ko umubiri wahuye n'imwe mu myanda ikomeye, ama free radicals, bityo bigateza ibyago n'akaga mu mikorere y'umubiri. Rero zinc inafite ubushobozi bukomeye mu kurinda ibijyanye
n'urwungano rw'amaraso cyangwa se umutima n'inzira z'amaraso. Zinc ifite ubushobozi bukomeye cyane mu gufasha no gukora neza kwa endothelium. Endothelium ni inda mu nda y'imitsi, indani mu nda y'umutsi w'amaraso. Zinc rero ifasha mu gutuma hari ahantu hamera neza, bityo bikarinda kugagara cyangwa se gufungana kw'inda y'amaraso, gufungana kw'imitsi y'amaraso. Iyo mu mitsi y'amaraso hafunganye, hagiyemo cholesterol, hagiyemo imyanda, bituma umuvuduko uzamuka ndetse bigateza ibibazo ku mutima, kuko umutima utangira gukoresha ingufu nyinshi na pressure cyangwa se umuvuduko ukaba mwinshi w'amaraso, ugasanga umuntu yagize hypertension, yagize se ibibazo bikomeye mu bijyanye n'itembera ry'amaraso, agira umutima wumva uteragura cyane, agira amatachycardia, afite za atherosclerosis, ni indwara zibasira imitsi y'amaraso ku buryo igenda igafungana, ikawutakaza ubushobozi bwayo bwo gukweduka, bityo bikajyana ku ndwara z'umuvuduko w'amaraso n'indwara z'umutima, zikaba ziri mu ndwara mbi zihitana abatari bakeya ku isi. Rero gukoresha zinc birinda imitsi y'amaraso, cyane cyane indani mu mutsi w'amaraso, bikarinda ko hajya gufungana cyangwa se hagenda hipakira imyanda. Bityo zinc ikagira umumaro ukomeye mu gutembera neza kw'amaraso. Iyo rero habayeho kugabanuka kwayo, bituma mu nzira y'amaraso, mu mitsi y'amaraso haba hatoya, hakagenda hipakiramo cholesterol nyinshi, hakabaho icyo bita inflammation, ni nko kubabara kwaho, hagahinda umuriro, hakabyimba, bityo bigatera kwiyongera kwa cholesterol mbi mu mubiri, bikongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Iyi zinc mubona ifite umumaro ukomeye cyane mu kurinda indwara za diabete. Diabete ni imwe mu ndwara nabasobanuriye, ni indwara iri metabolic, ni indwara ituruka ku mikorere mibi y'umubiri. Iyo habayeho kugabanuka kw'imyunyungugu ya zinc, kugabanuka kw'izi ntungamubiri za zinc, habaho ibibazo bikomeye cyane. Ubu iyi zinc irakenewe cyane mu gufasha imisemburo gukora neza, kuko système endocrinienne cyangwa se imisemburo ituma habaho kuringaniza isukari mu mubiri biri mu cyo bita endocrine system. Iyi endocrine system kugira ngo ikorwe neza rero hakenerwa zinc, kuko zinc niyo igenda ikihuza n'umusemburo witwa insuline. Uyu musemburo rero ukaba ufite akamaro gakomeye cyane mu gufasha umubiri kubika isukari no kuyigeza ku maserire yabugenewe kugira ngo ikoreshwe. Iyo zinc yabaye nkeya mu maraso cyangwa mu mubiri, ya glucose yinjira mu maraso, hanyuma hakabura insulin ihagije yo gukora iki, yo gufata ya sukari cyangwa ya glucose kugira ngo ijye gukoreshwa mu maserire y'umubiri wacu. Bityo iyo zinc ubundi yihuje na insulin cyangwa se wa musemburo udufasha gukoresha neza isukari iri mu maraso, bituma ya zinc yigeza mu maraso, hanyuma ikifungura, yakwifungura glucose ikajya mu maraso, igatangira gukoresha ya sukari iri mu maraso igezwa ku maserire ayikeneye n'amatisu, bityo bigatuma umubiri wacu ukora neza, bikarinda ko habaho ibyago byo kugira isukari nyinshi, bityo bikaturinda indwara za diabete. Iyo zinc ari nkeya, bishobora gutuma haba icyo bita insulin resistance cyangwa resistance ya insulin. Insulin resistance, iyi insulin resistance rero ni igihe glucose ya sukari yaturutse mu byo twariye yageze mu maraso yigumiyemo kubera yuko habuze insulin ihagije yo kuyikura mu maraso ngo umubiri uyikoreshe mu kubona imbaraga, uyikoreshe mu gukora indi mirimo itandukanye. Umubiri ufite imirimo myinshi, ni uruganda runini, umubiri ufite imbaraga zo gutekereza, kuvuga, imirimo yose dukora. Niyo mpamvu ujya ubona nk'umuntu ufite diabete ashobora kugira crise, ukabona ararabye, ukabona yatuye hasi, akaba akeneye akantu runaka kugira ngo umubiri we ugarukane imbaraga. Niyo mpamvu zinc ari ingenzi. Iyo zinc ibuze, bituma insulin iba nkeya cyangwa ikabura, kubera ko zinc niyo igenda ikihuza na insulin, hanyuma yamara kwihuza na insulin ikayigeza mu maraso, yagera mu maraso ikifungura, insulin ikagenda igatangira gukoresha isukari tuba twariye, bityo umuntu akabona imbaraga, kumva ameze neza, agakora imirimo ye. Iyo rero hatariho ubwo buryo, zinc ari nkeya, ntishobore kwihuza na insulin kugira ngo insulin ibashe gukora akazi kayo, icyo gihe biteza ikibazo cya diabete.
rero kugabanuka kwa insuline biteza ibibazo bikomeye cyane ku mikorere y'umubiri, bityo bikajyana ku burwayi bwa diabete. Ubushakashatsi rero bushya buheruka gukorwa n'abanyaspagne Spanish School bwagaragaje yuko hari isano ikomeye iri hagati ya zinc n'imikorere myiza ya insuline. Bityo zinc akaba ari ingenzi cyane ku kigero cyo hejuru mu gufasha umubiri kwirinda ibinure byinshi, kuko twabibonye ko iyo insuline yabaye nkeya cyangwa se iyo yagize resistance itabashije kugenda mu mubiri ngo ikoreshe neza isukari, umubiri ubashe kuyibona, ubashe kuyikoresha, amasereri abashe kuyibona, abashe kuyikoresha, bityo isukari igumye yitetse mu maraso cyangwa se ikagenda ikiteka mu matisi, bityo bigateza ikibazo cyo kwiyongera kw'ibinure mu mubiri wacu, nabyo biri mu byago byongera kurwara diabete. Rero iyi zinc tuvuga ni ingenzi cyane mu kurwanya umwanda uturutse ku byo bita ama-oxida cyangwa se antioxida, ama-free radicals. Iyi zinc irwanya free radicals, ni powerful antioxida. Zinc ifite ubushobozi bwo kugabanya no gukuraho imyanda zo twita free radicals, imyanda ipakira ku maserire, igateza kwangirika k'uturemangingo. Niyo mpamvu twabwiye nyine yuko zinc irwanya cancer, kuko izi free radicals ni imwe mu myanda igenda ikihuza n'uturemangingo tw'umubiri, bityo tugatangira gukora nabi, tugatangira gupfa cyangwa tugatangira kwidiviza cyangwa se gukura mu buryo bw'akavuyo, bishobora kujyana kuri za ndwara nka kanseri. Rero ibi iyo bibaye, zinc igira akazi gakomeye ko kuneutraliza za free radicals. Zinc iragenda ikazangiza, ikazica free radicals, ikangiza ya myanda, ikayikura ku turemangingo, bityo ya maserire twa turemangingo tw'umubiri tugakomeza gukora neza. Zinc rero ifite ubushobozi bwo gutagetinga cyangwa se gukurikira inzira nyayo yo gukuraho imyanda yangiza amaserire zira twise free radicals, bityo bikarinda inflammation, kuko iyo free radicals zigiye zikuzura ku maserire ziteza inflammation, ziteza uburwayi butandukanye. Bityo rero zinc ikagira umumaro ukomeye cyane mu gukora icyo bita detoxification cyangwa se gukura imyanda y'ibyuma, icyo bita metals, heavy metals mu mubiri wacu, cyane cyane mu bwonko. Zinc isukura ubwonko, isukura imyanda ya heavy metals ku bice by'ubwonko. Ni ubwoko bw'imyanda ikomeye gusohoka, ubundi itagipfa gusohoka mu buryo bworoshye. Iyo rero ari myinshi mu mubiri, ku bwonko iteza ibibazo bikomeye za Alzheimer's, indwara zo kwibagirwa, indwara zo gutitira n'izindi ndwara zikomeye. Zinc rero ikaba ingenzi mu kudeclininga no mu gucleansinga no mu kudetoxifyinga iyi myanda ya heavy metals mu mubiri wacu, dore ko yangiza cyane. Bityo ikaba icyo bita a powerful detoxifiers, ni ingenzi mu gukuraho imyanda no gukuraho uburozi mu mubiri w'umuntu. Ikaba rero ingenzi cyane mu gufasha umubiri kutangirika kw'amanere cyangwa se irinda kwabaho icyo bita neurodegenerations. Neurodegeneration ni indwara zikunze kwibasira imikorere y'imyakura. Imyakura ni nk'insinga z'amashanyarazi cyangwa se ni ubwonko. Ubwonko hari ubwo mu mutwe, hanyuma bugaproronja bujya mu byo bita ubwonko buri peripherique. Imyakura niyo ituma twumva, nagukoraho kumva, niyo ituma inyama zikora, ukabona urahinura. Uzabibona ku bantu bakuze. Iyo akuze, hari abakuru ukajya ubona aratitira, ukajya ubona aribagirwa, ukajya ubona agenda atitira, akavuga ukumva aratitira, yahaguruka bikanga kandi yifuza guhaguruka neza, ariko yajya guhaguruka ukumva ikintu kiramufashe. Hariya imyakura n'inyama ni ibintu biba biri gukora mu buryo bubi. Rero hashobora kubaho akenshi habayeho kubura kwa zinc, icyo bita neurodegeneration. Iyi neurodegeneration ni ukwangirika kw'imyakura, yaba ari imyakura yo mu bwonko, yaba ari n'iri peripheral, amaboko, amaguru, umugongo n'ibindi, bishobora kwangirika kubera kubura cyangwa kugabanuka kwa zinc mu mubiri wacu. Icyo gihe biteza indwara zirimo Alzheimer's disease, ni indwara zijyana no kwibagirwa cyane, kandi bikajyana ku kwiyongera kw'imyanda za heavy metals navugaga, zikagenda zipakira mu gice cy'ubwonko. Zinc rero izi ni indwara zikunze kujyana n'abantu ko bakura, ariko kandi n'abato bashobora kugira ibi byago. Izi neurodegenerations zitera kwibagirwa, zitera kwangirika k'ubwonko, zitera kubura
imyakura ikora neza, ugasanga umuntu aratitira, arasusumira, aragenda ameze nk'uwicumacuma cyangwa se agatakaza ubushobozi ushoboye yakabaye ashoboye kwibuka, akibagirwa n'abana, bakibagirwa abantu bose, ukajya ubona ubwonko bwaragiye. Nyine hari abo babwira ngo ubwonko bwabaye butoya, cyane cyane ku bantu bakuze ubwonko bwaragiye buba buto. Kugabanuka k'ubu bwonko rero bituruka no gusaza. Ariko gusaza ni iki? Gusaza ni ukubura imikorere myiza y'ubwonko, gusaza no kubura imikorere myiza y'uturemangingo tw'umubiri, gusaza no gutakaza, no gusahurwa, no guta ubushobozi bw'umubiri. Iyi zinc rero igira ubushobozi bukomeye mu gufasha umubiri kutagira ibyo bibazo. Ikaba ifite ubushobozi bukomeye bwo gufasha umubiri gusohora imyanda, kandi igafasha amaserire gukora icyo bita homeostasis. Homeostasis ni ukuringaniza ibipimo by'ubushyuhe, by'ubukonje, by'imikorere myiza y'ibice bitandukanye, cyane cyane ku bwonko n'amaserire atandukanye y'umubiri. Zinc rero ifite umumaro ukomeye cyane mu cyo bita neurotransmitters. Neurotransmitters ni nk'ihuzamakuru. Ihuzamakuru ry'imyakura ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo habeho gutambuka kw'amakuru. Umubiri niba nshaka gukora iki ngiki ndateruye birakunze, niba nshaka kwibuka ikintu ndagikuruye biraje. Iyo rero neurotransmitters zawe zidakora neza, ujya kugira kagacika, ntiwibuke vuba, ibintu bigatinda. Ndavuga ngo ihuzanzira riba rifitiye ikibazo. Kugira ngo ihuzanzira ryawe ry'ubwonko bwawe ritagira ikibazo, zinc igira umumaro ukomeye cyane mu kubaka iri huzanzira ry'ubwonko, bityo bigafasha umubiri gukora neza, bikawufasha gukora neza inshingano zawo zirimo catabolism, anabolism, fat acids and brain membrane, gukoresha neza ku bwonko. Iyo ubwonko bufite ikibazo cyo kubura zinc, habamo icyo kibazo cy'ihuzanzira z'amakuru, bityo hakabaho kwangirika no kutibuka no gutakaza memoire, kwibagirwa n'ibindi bijyana kuri za ndwara twavugaga, Alzheimer's, Parkinsonism n'izindi ndwara zikomeye zibasira kwangirika k'ubwonko. Rero zinc ifite umumaro ukomeye cyane mu guhamya no gufasha ibice bitandukanye by'umubiri birimo ubwonko n'ikoreshwa neza ry'izindi ntungamubiri umubiri uba ukeneye. Twabibabwiye yuko zinc igira umumaro ukomeye mu gutuma umubiri ukoresha amaproteine, gukoresha ibyubaka umubiri, ni catalyzer, ni inzira, ni umusemburo ufasha gukora neza ku bice bitandukanye by'umubiri. Rero wari uzi ko ikintu noneho gikomeye, zinc kubura kwayo bitera kanseri. Iyo ihari ku kigero gihagije, iyo uyikoresheje, wari uzi yuko ishobora kukurinda zimwe muri kanseri. Kanseri ni zimwe mu ndwara zituruka ku mikorere mibi y'umubiri. Rero abashakashatsi berekanye neza ko zinc ifite umumaro ukomeye cyane mu gihe ibonetse ku kigero gihagije mu kurinda no mu kuvura indwara nyinshi zishingiye ku mikorere mibi y'umubiri, zirimo amakanseri, kanseri zitandukanye, kubera ko ibuza icyo bita proliferation anarchique, gukura by'akavuyo kw'amaserire y'umubiri. Ubushakashatsi rero buri evident kandi bwizewe bwerekanye ko zinc ifitanye isano no kurinda umubiri guhura na kanseri, kanseri y'ibere, kanseri y'amara, kanseri ya ovaire cyangwa se y'imirirantanga, kanseri y'ibihaha, kanseri y'uruhu, kanseri y'amaraso. Mwakwibaza ngo ubwo iyibuze haba iki? Yibaze iyo zinc ibaye nkeya, iyibuze haba ibyago by'uko umubiri ushobora kurwara kanseri zitandukanye, zirimo ziriya narimaze kubabwira: kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'amara, kanseri y'imirirantanga, kanseri y'ibihaha, kanseri y'uruhu na kanseri yo mu maraso. Rero zinc ni ingenzi mu rwego rwo gufasha umubiri mu buryo bwose. Yibuze tuba turi abanyabyago bo kuzahura na kanseri zitandukanye. Umubiri ukeneye zinc ku bice byose by'abantu. Abana guhera ku mwana wavutse kuzageza ku mezi 6 abakeneye nka miligrama zitari munsi y'ebyiri. Ku bahungu no ku bakobwa hagati y'amezi 7 na 12 haba hakenewe miligrama 3 za zinc buri munsi, icyo bita recommended daily allowance for zinc. Abana bafite hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 bakeneye miligrama 3, abana bafite hagati y'imyaka 4 n'imyaka 8 baba bakeneye miligrama 5,
abana bafite hagati y'imyaka 9 na 13 baba bakeneye miligrama 8, abasore n'inkumi, ingimbi n'abangavu bo hagati y'imyaka 14 na 18, abahungu bakenera zinc ingana na miligrama 11, abakobwa bagakenera miligrama 9, abasore n'inkumi barengeje imyaka 19, abasore bakenera miligrama 11, abakobwa bagakenera miligrama 8. Zinc rero ni imwe mu ntungamubiri z'ingenzi cyane, ni umunyu ngugu ukenewe cyane ku mubiri wacu, ku buryo abantu mwese bafite ibibazo byo kubura ubushake, abafite ibibazo byo kubura apeti, ibibazo byo kurwaragurika, ibibazo byo kumva hari ukuntu umubiri utameze neza, ibibazo byo kuruhu, abakeka ibyago byo kuba bagira kanseri cyangwa se imikorere mibi, abadamu bafite ikibazo cyo guca imbyaro cyangwa bakoresha ama contraceptif, abagabo bafite ibibazo byo kubura ubushake bwo kubaka urugo, abagabo ibibazo byo kutamara amata, ibibazo bishingiye ku gucika intege, kumva nta mbaraga ufite, abafite ikibazo cyo kugira amaraso make no kugira abasirikare bake, abantu bagira ibibazo byo kugira zimwe mu ntungamubiri nkeya nko kugira guhora urwaragurika, gucika intege, kurwara ugatinda gukira, gucika igisebe kigatinda gukira, abantu babuze urubyaro, mukeneye kugerageza mugakoresha iyi zinc. Zinc ni ingenzi, ni ubushakashatsi kandi ni ibintu biri clear, ni ibintu biri documented. Muri Horaho Life turabagira inama ko zinc ari ingenzi. Iyi zinc by'umwihariko iyi ndi kubereka ni zinc naturel, iri accredited, ikorwa mu bimera 100%, ikaba iri accredited cyangwa yemezwa ubuziranenge n'ibigo mpuzamahanga birimo FDA, ikigo cy'abanyamerika gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, harimo halal, ikigo cy'abarabu gitsura ubuziranenge bw'uko nta bintu biri harmful birimo, biri haram. Iyi zinc rero ni ingenzi kandi ni nziza, nta ngaruka n'imwe igira ku mubiri uyikoresheje. Iyi zinc buri wese arayikeneye kuyibona buri munsi, kubona zinc ihagije. Abantu bakunze kwirira imboga n'imbuto gusa bakeneye gukoresha iyi zinc. Abantu bafite ikibazo cy'igifu na acide nyinshi mu gifu, ibisebe byo mu gifu, bakeneye iyi zinc. Abantu banywa indi miti y'igihe kinini, yaba ari imiti ifitanye isano n'indwara zidakira, iziri virale n'izindi ziri autoimmune, diabete, hypertension, abantu banywa iyo miti igihe kirekire bakeneye zinc, kuko iyo miti igenda ituma umubiri utakaza zinc. Abantu bafite ikibazo cyo kwinywera itabi ryarabananiye koko rwose, mwaragerageje biranga, ukeneye gufata zinc kugira ngo umubiri wawe ubashe kongera kurenovera amaserire, ubashe gukora serire nshyashya. Bitari ibyo uzagira ibyago, ushobora kugira ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha, abararukorike bafite ibyago byo kuba twarwara kanseri se, abanywa inzoga, kanseri y'umwijima, kanseri se ya pancreas, abafite ikibazo cyo kunywa itabi cyane, ni ingenzi rwose kunywa iyi zinc. Abagore n'abakobwa bakoresha imiti iringaniza urubyaro, utunini, inshinge, udupira, yaba ari ako mu kuboko, yaba ari utwo hasi, yaba ari utwahehe, gukoresha zinc ni ingenzi, kuko uko kuringaniza bihindagura imisemburo. Uko guhindagura imisemburo, umubiri ukeneye zinc kugira ngo wirinde ko wagira ikibazo cy'imikorere mibi y'amaserire. Abantu rero bakora siporo, ba sportif bagenzi banjye, bakora gym, bakora aerobic, abakora athleticism, abakora soccer players, football, basketball, volleyball n'abandi, abatlete bose ku mikino mukina, zinc ni ingenzi cyane. Abana bose bakeneye zinc kugira ngo imibiri yabo ibe active, ikore neza, bibarinde marasme na anorexia. Usanga kana katarya, katagira apeti, katagira uturaso ku mubiri, zinc ni ingenzi cyane, ni igisubizo cyiza. Inshuti bakunzi bakurikira ibiganiro byacu bya Horaho Life Rwanda, twabagiraga inama ku ntungamubiri za zinc, intungamubiri umubiri ukeneye ku kigero gikwiye, ariko ubundi umubiri ukenera nkeya, ariko kuyibura ku kigero gito gusa biteza ibyago byinshi, ubugumba,
kugabanuka k'ubudahangarwa, indwara z'umutima n'imitsi y'amaraso, diyabete, indwara zo kwipakira kw'imyanda mu mubiri, kwibagirwa, gusaza imburagihe, kanseri z'amoko atandukanye twazibabwiye, kanseri z'ibere, kanseri y'amara, kanseri z'imirerantanga, ovaire, kanseri z'ibihaha, kanseri z'uruhu, kanseri z'amaraso. Zinc rero ni igisubizo kirambye ku bantu bifuza ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nicyo gishoro, kandi amagara aramirwa ntamerwa. Bakunzi ba Horaho Life Rwanda, twifuza ko mumenya ko zinc is a very important, ni ingenzi ku buzima bwacu. Mu gihe mwamuyikeneye mwaduhamagara, aho dukorera ni kwa Rubangura muri etage 3 umuryango 301, cyangwa mukaduhamagara kuri 0788698813 cyangwa se 0788356413 ziri no kuri WhatsApp. Mushobora kandi kudusura aho dukorera. Murakaza neza muri Isanga. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, mwibuke gukora like. Kubiganiro ni ingenzi. Ushobora kuba hari ukuntu warwaje cyangwa urwaye indwara yarakuyobeye, wagiye mu mavuriro yose waragerageje byaranze. Mu by'ukuri wagerageza ukagera no muri Horaho Life tukagufasha. Buriya turi ibyo turya nibyo birimo imiti, ibyo turya kandi nibyo bitugira abo turibo. Hakiyongeraho ukwemera, ukiyongeraho imibereho n'imibanire n'abandi. Ariko mwibuke yuko umudiho uva mwitako, ibyo turya nibyo tuba byo. Zinc ni intungamubiri ingenzi, nta ngaruka bifite ku mubiri wacu. Birahagije kunywa utunini 2 buri munsi, bityo ukubaka umubiri wawe. Na agacupa kaba gasirinze neza ku kigero cyo hejuru, kugira ngo uzagapfundure bisaba kubona ikintu upfunduza kigaragara, hanyuma ukagira gute ugahekenya. No tunini ushobora guhekenya 2, nta muntu utayikoresha zinc tablet for adult. Urabona kaba kari sealed cyane rwose, kugira ngo uzagapfundure ntabwo byoroshye. Haba harimo utunini 60. Umuntu arya 2, umuntu mukuru akeneye utunini 2 twonyine ku munsi. 2 rero uraduhekenya, turaryoha. Ni nk'akabobo kaduhekenya, tuba duhagije, bityo bikaturinda biriya bibazo bitandukanye. Ushobora kuba warabuze urubyaro ariko nta kutagize, bakubwiye ko nta kibazo ufite, ugakoresha uburyo bwose bwaranze, wagiye gusenga nabwo biranga, ariko ushobora gusanga umubiri wawe ufite decline of some hormones cyangwa se decline of zinc. Iyo zinc ibura mu mubiri, ntabwo umubiri w'umudamu ushobora gukora amagi cyangwa ovule ziri mature cyangwa zikuze. N'umubiri w'umugabo ntabwo ushobora gukora testosterone, ntabwo ushobora gukora sperm zihagije, bityo hakabaho infertility. Ariko bashobora gupima bakajya babona biri amahoro. Ariko utuba twita trace elements, trace uvuga ngo ni utuntu duke umubiri ukeneye, ariko dufite akamaro kanini. Umusemburo ungana iki kugira ngo ubashe guhisha ibyo washyizwemo? Ni akantu gato. Zinc rero is a catalyzer of metabolism, yihutisha imikorere myiza y'umubiri mu buryo bwinshi. Mwabumvise twayivuzeho ibintu byinshi, ni nziza rero, ni ingenzi ku buzima bwacu. Science ntabwo ibeshya, science ntibeshya, ukuri kwa science ni uko nyine. Turabashimiye cyane, tubashimiye ko mwakurikiye ibiganiro byacu muri benshi, kandi turabashimiye ko mwibuka gukora subscribe, share, like na comment zanyu ni ingirakamaro. Murakoze, mwari kumwe na muganga Dieudonné.